normally I think we as girls twambara ikintu twumva we are comfortable in kandi ikintu twumva twishimiye like the outfit turi gufeedinga beauty cute in ntago njewe on my side ntago numva ko twambarira abagabo right ntago numva kari imyamba yewe mana mugabo ufata bana kungufu nimba bataranagufunga ntago nose bara bafata utwana duto twabateyirari tw'imyaka 2 nimba wagiye gufata umukobwa kungufu nimba bonye umukobwa ukagira ibindi bintu bitekerezamo bikurimo. Let me ask you a question. If I want to go in a club, if I want to go clubbing, nzagenda ubu ngubu nambaye jogging n'umupira wayo nifunza kugira kora ko mu kabari harimo abagabo right? Ese kukinga hatajya babivuga ngo uwo muntu ari ku mazi batajya bivuga ngo yambaye bikini nyine aho hantu like naho agomba nese bajya ku mazi nyine ukambara jogging twavuga ngo habigenewe ku mazi nese ku mazi nagaba abari kugira abagabo nababa bariyo uko nambaye bino ni nkuko nambaye rino herana ryo kuzura ni nkuko nakwambara gromete ni nkuko nakwambara ibikomo nuko they are not my thing right ntago rino zuru ribite rihindura ngewe mu mutwe ntago napfumuye izuru kubera ko ndi indaya ntago napfumuye izuru kubera ko mfite imico mibi napfumuye izuru kubera ko mbikunda ntago bingira indaya akakubwira ngo nyine ukayitubona ibyo bintu nyine ubifite ugahitona aragukrashije handi hano akagukrasa mama wanjye none ariko ibyo bintu by'inda na ugrumete ibyo bintu by'indaya ngo wambaye iby'indaya gute mama wanjye ibyo bintu ni by'indaya ngiye ibyo bintu birambabaza nko kubona umuhungu mwana ufite ubwenge wagakora n'akazi kurusha akundi ufite ordinary akora ariko akabona opportunity gafite dread. Urabona uyu musheri wa Naomi kuna abantu bamusakurije ngo umva ngo kundana ngo n'umuhungu ngo ufite ngo dreads ngo ibiki. Do you remember ko byateje saga on social media? Zuko ibintu byacu bisigaye bigera hanze. I know. Numvaga ibintu byo mu Rwanda biguma mu Rwanda ariko ibintu byose njya kumva nkabona abantu bari kubivuga bo hanze, abanyamakuru bo hanze bari kubivugaho nkakazungu ejo bundi nabonye abantu bo hanze bari kubivugaho abantu baba Rwanda rega ruri gutera imbere babazungu nakambayo nura mushito wacu rero baramuvuze ndavuga ngo bamukata imyaka 2. Hello guys, welcome back to BigTown TV. Your girls are back. I bet you missed our faces. So I hope you missed us. They did. So I my comment they used to make. Stuff like we're back. We're back. You're back. Your girls are back. How are you doing? Hope everyone is doing just fine. Hope you are okay. Yeah. So me and Oga we're back. My name is Malaika. Nimba rubwambere urebye ikiganiro cyacu twora ikiganiro cyitwa Girls Talk. So yeah. And my name is Olga Jiramata. Ikiganiro ni cyakindi Girls Talk on BigTown TV. We missed you guys. Nimbugeza hano bwambere. Please, before anything else, make sure you tap subscribe. Exactly. And comment, like our video and share. Comment. Utubwire icyo utekereza kuri iki kiganiro tugiye kubahereza. Abakunzi bacu dusanzwe tuziranye. How are you guys doing? We missed you. Yeah, we missed you so much. Right? How are you? I'm good. I'm great. Yeah, I'm doing fine. Literally, ntago ari mu kiganiro gusa natwe ubwacu twaraburanye. Nukuri deru. No, wije deru. Usko derukana kuri birthday yawe. Yeah. What kind of friends are we? I swear. And guys, Dora aracyahari radiosa mukunzi wanyu. Umukobwa mukunda cyane aracyahari nuko uyu munsi nago yabonetse. Ariko arahari. Next time tuzaba turi kumwe nuko twavuze ati let's just go there dusuza abakunzi bacu. This is not okay.
Literally. So what do you have today? Uyu munsi What do you have rero for you mubore tuvuge ku bintu bijyanye n'imyambarire. Sibyo? Alright. Bimaze iminsi bisakuza cyane nyine hanze, sibyo? Abantu bakavuga ngo nyine ngo abakobwa ngo bambara ubusa, not even kwambara imyambaro isanzwe, like abakobwa ngo bafite ngo amatattoos, abakobwa bambara babyita gute grumette and everything, bakavuga ngo nyine ngo umukobwa wambara gutyo ngo ntago aba ari decent. Ushakaga ngo nyine twebwe namwe tuganire mutubwire icyo mubyumva icyo mubitekerezaho. Kuki umukobwa cyane cyane kuki umukobwa wambaye ijipo ngufiya bavuga ko like yashaka kugusha abagabo. Normally I think we as girls twambara ikintu twumva we are comfortable in kandi ikintu twumva twishimiye, like the outfit turi gufeedinga beauty cute in. Ntago njyewe on my side ntago numva ko twambarira abagabo, right? Ariko normally abantu bari hanze bumva ko umukobwa nimba yambaye ikintu kigufiya, nimba yambaye nubwo ari kwambara ikintu kigufiya, kwambara neza ubwo wambariye umugabo. Ubwo nimba wambaye nabo ubwo ntago wiyita, ariko ubwo nimba wambaye neza, wambaye akamini kawe, wambaye akantu kagufiya, exactly. Nicyo kintu abantu bo hanze bavuga ngo reba ngo like n'abantu benshi like abantu bakreminga ko abakobwa bafatwa ku ngufu cyangwa batuma abagabo bagira irari ngo rukubera imyambarire yabo ngo babambaye nabi. Like be for real umuntu azambara uko abishatse, sibyo? No like utekere akakaba we bazi mikubaza. Utekereza ko abagabo nyine bagira irari abakobwa cyangwa like birabyaha nyine biba raping and what's over, but biterwa n'imyambarire. Ntago numva ko ari imyambarire, yewe mana mugabo ufata abana ku ngufu nimba bataranagufunga. Ntago nose bara bafata utwana duto twabateye irari tw'imyaka 2. Nimba wagiye gufata umukobwa ku ngufu, nimba ubonye umukobwa ukagira ibindi bintu utekerezamo bikurimo azini wareba namuvuga sanga bikujemo. Ntago ari uko uwo mukobwa guteye irari, ariko bavuga ko uwo mukobwa aba yi-expose nyine bashaka ko hari icyo bareba. Ntago twambara kugira ngo Yesu, nta mukobwa wambara kugira ngo abagabo bamurebe, nta mukobwa wambara kugira ngo umugabo ngafate attention no subwo umuhanda wose ugukuruye. Do you think ko twebwe dukunda kavuyo nimba wambaye reka ntabwo utekereza ko hari ababikora nyine kugira ngo basekinge that attention? I'm not sure for hari ababikora nk'akazi. Turabizi neza, turabazi, right? Niyo mpamvu nyine ndi kuvuga naye ndagarukira society ho gatoya, abantu bavuga ko nyine ngo tubikora kugira ngo dusekinge attention cyangwa nyine ari byo bibyura irari ry'abagabo. Ariko abantu babikora nk'akazi barazwi baba no ku muhanda. Wabona umuntu usanzwe we ntabwo agenda like ntabwo ujye ugenda ninjoro ukagenda bisanzwe. Ukagenda bisanzwe gute? Nyine umuntu yahita abona nyine abo ngabo babikora baba professional, yahita abona nyine baba bahagaze bahagaze bategereje abakiriya. Abantu bambara kuri aba bahagaze bari mu muhanda uri kubibona ko ariko kazi kabo, right? Hari nabo utabimenya do. Hari nabo utabimenya, ariko abo bagabo bavuga ko nyine like we girls we confuse them. Akakubona nyine akakwibeshyaho wenda wiyambariye ukuntu ushaka akakubeshya akavuga ati let me ask you a question. If I want to go in the club, if I want to go clubbing, nzagenda ubu ngubu nambaye ama jogging n'umupira wayo nifunze kugira gukora ko mu kabari harimo abagabo, right? No. Harimo abagabo, n'abagabo bari base. Barimo abagabo benshi. Kende uva ko hari ahantu ariho bagacumuriye birengeje ibikenewe. Ariko ntago bajya bacumura babyirana nabo bikararangira bikarangira ubyaye n'abantu nk'igihumbi utazi ugataha. Bose suba wabacumuje. Kubera kuri okay utekereze ubu nkuko wambaye, sibyo? Ugiye mu muhanda. Nanjye nkamanuka nambaye crop top n'akamini. Urumva abantu batona kimwe. Ntago, that's the problem of the society though. Ntago babibona kimwe, ntago babibona ko Malaika arashaka wenda arashyushye, right?
arashaka kwiyambara utuntu tutamubangamiye ashaka kuba comfortable and everything Olga hano arashaka kwigira secretary arashaka kwigira secretary mu bantu right ngo nyine yambare ibintu byinshi bibe byinshi cyane ahubwo baravuga ati karananiranye reba ukuntu Olga aba yambaye neza kandi ko karananiranye why nyine iyo niyo mind Ntago kandi usanga sibisigaye muri Afrika nabwo mu bihugu bimwe na bimwe nabwo muri South Africa si muri Afrika ariko Uganda turakabije so nkuko nabikubwiraga muri Uganda nabo none hano hafi y'u Rwanda hano hirya mana abantu bari free kandi nyine ikibazo cy'abanyarwanda turareba shawo uziko abantu baba banabizi ni ukureba se njye nekeza ko ari imyumvire kuko hari abanyarwanda batajajinga ushobora kubona nyine ariko uzi impamvu se mvuze ngo turareba nuko ashobora ko ari kukureba atakujajinze ari kukureba just abantu bose barabizi ko abanyarwanda ariko tureba you know that right ntago mbizi ntabyuzi abantu bose baje mu Rwanda ari bashasha bavuga ati one thing about this country nyine abanyarwanda nago tuzi ku mindinga business zacu exactly that's what I'm talking about like akantu kose nyine ko mu Rwanda umva akantu kose ubonye kabaka kugomba kukureba ukabanza ukakareba ukakigaho right so ariko numva ko ngiye umukobwa kwambara ijipo ngufiya cyangwa ikabutura ngufiya is their choice is her choice and literally normally ntago twambara ubusa ntago twambara ibintu bigufiya kugira ngo tugire utahari duseduise okay kangobaze ni ihe myenda umukobwa yakwambara ukumva ukabona nyine nti decent reka nkubwire as long as you are feeling comfortable njye I'm fine Olga njye mu muhanda nambaye ikariso kugira ngo tubivuge mu Kinyarwanda if you are comfortable please do that be for that's like okay njye kambabwire opinion yanjye you as Malaika if you are comfortable in whatever you are wearing who am I to judge who am I to complain who am I to feel uncomfortable so you never judge no Olga kangobaze ibibazo kimwe yes tuje hano ku kazi ukazibona nambaye imyenda isa nabi ukabona ko ntoze ndi kunuka nambaye inkweto ndazacitse zidahanaguye zisa nabi ntago wambwira ati Malayi ndikunda isa nabi nabikubwira wabimbwira ako se nanone umuntu kwambara bikini ikintu tudasanzwe tuzi nta muntu turabona uri kugenda ari Amerika cyangwa muri gare hatajya babivuga ngo uwo muntu yari ku mazi batajya bivuga ngo yambaye bikini nyine aho hantu like naho agomba nese bajya ku mazi nyine ukambara za jogging twavuga niho habigenewe ku mazi none se ku mazi ntago aba ari kugira abagabo nabo baba bariyo oya nabo baba bariyo none nta kintu baba bagiye with the purpose yo kwenjoyinga nyine amazi nta kintu baba nyine ntago umugabo yiviriye ku kazi afite stress ari mu modoka ye nawe ugiye kumucaho wambaye nyine iyo kariso wavugaga and what's over no warangiza ukambwira ngo ku mazi wara masking ku mazi muri bikini umugabo bwo ntago uzaba uri kumugwisha kubera ko ari ku mazi aba yabonye abantu benshi bambaye uko nguko kandi yagiye disetinze muri mind ko ari bubone abo bantu ntago biri easy to fall for that girl uri ku mazi kurusha uwo ubonye gutyo mu muhanda utabipanze nta kintu na kimwe nyine uramubonye gutyo nese urambwira ko utaranga ariko ku mazi cyane kurushaho ku mazi ureka ku mazi nyine ugiye nyine ukabona abakobwa baba bambaye ababikini of course ntago wabimindinga aho uravuga ati ubone nyine ubone umukobwa uhita uba surprised uvuge ngo uyu wingo yambaye ngo murebe ukuntu yambaye uri kumva but umubonye nyine gutya mu muhanda bisanzwe ntago tuzi abantu bagenda mu muhanda bambaye imyenda isanzwe I mean that kind of clothes nicyo nari ndi kuvuga I'm not agreeing with that actually. Okay, abantu badukurikiye ni batubwire. Umuntu ashaka kumugwisha yakwigwisha nako we ashaka kwigwisha. Yakwigwisha ahariho hose ahageze yakwigwisha. Njewe if you are comfortable in everything you wearing
and you are feeling comfortable in that, whatever you're wearing, I'm definitely okay with that. I'm that kind of person. Njye nambara ibintu byose uzibibaho. Ibintu byose hari igihe ngera mu gihe nkumva ndashaka kwambara amapantaro gusa. I know. Gusa na wundi mwenda nshaka kwambara igihe nkumva noneho ndashaka like n'iby'imbere byambara ndashaka like kuba naked. Iyo ngiyo hashyushye. Yeah, so I know. like I won't judge anybody just for their clothes. Ngo kubera ko ngo ari migufiya. Yeah, so like njyewe kuntu mitekereza as Rwandans ntabwo twakagombye kujudginga each other. Like, yeah. Why can't you mind your business? Just literally mind your business. Like, oh yeah, buri muntu wese aba ntabwo hari umuntu uri 100% wahose. Ntabwo bibaho. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi nayo hari akantu like hari agakote faible ufite, sibyo? Rero nkuko wumva ko abandi bantu kujudginga on that, nawe like ko kundi umuntu nyine abona like baravuga ngo nyine like ntabwo akivuga nyine umuntu ufite ubumuga agaseka nyine wenda nk'umuntu ikimuga cyasetse urugero rwasetse ikimuga ibyo ngibyo nyine ntabwo wakajudginze undi muntu man kuko nawe you are not perfect. Yes, ariko nanone nkagarukira society like as girls nitwe bashinja cyane twe tumenya n'ikintu twambara ntuzafate ngo wambare bikini Olga yavugaga ngo bijyane gusenga. Nyine like tujye tumenya uko nimba ugiye clubbing wear whatever you want. Tubishyize mu bintu byoroshye, ambarira aho ugiye. Nimba ugiye kuri beach, ambara those bikinis and everything. If you are going in church, menya ko ugiye mu rusengero. Yep. Ariko nanone ikintu numvaho nuko nyine kwiyambara kwanjye nakwambara ikabutura ngufiya. Ajya mu muhanda kuko ikabutura yanjye ari ngufiya, ikabutura yanjye ngufiya ntago mvuga ikabutura igera hano. Ndavuga ikabutura igera hano. Ikabutura ngufiya hano. Ngufiya pe. Like nyine ashyiraho nk'umupira kubera ko numva niyo ndi comfortable. Right? Umuntu akakubona agatangira ngo indaya. Tangira kuvuga ko ngiye kugira. Yego. Njye rero nkunda kuva mu rugo nka nimugoroba. Nyine nka nimuga amasaha ari muga 12:00. Ubwo he numbona nyine nko muri yo kabutura ireshya gutya nimugoroba. Uyu nguyu do nimba atagiye gutega. Isazirageze delivering asigaye delivering. Tubisazirageze agiye ku delivering. Can you imagine? It's not a good thing to judge ariko natwe nk'abakobwa tumenye ibyo twambara turi mu bantu nago dushaka kuba nka mwene wacu bazakujyane mu rukiko ngo kubera ko wambaye nyine turabyumva ushaka kwambara ibyo ushaka uri comfortable in ariko nanone jureba nyine people around you. Ariko nta nubwo maybe bamwe niko bameze ariko nago numva ukuntu you are showing even nimples like byose we she was okay bitewe wenda n'ahantu yabaga cyangwa n'ukuntu abyumva n'iki she was totally fine with it ariko nanone yahungabanyije society so tujye tureba rero uko nabibonye kera najyaga numva nyine ibintu byacu bisigara inaha uzuko ibintu byacu bisigaye bigera hanze. I know. Numvaga ibintu byo mu Rwanda biguma mu Rwanda ariko ibintu byose njya kumva nkabona abantu bari kubivuga bo hanze, abanyamakuru bo hanze bari kubivugaho nkakazungu ejo bundi nabonye abantu bo hanze bari kubivugaho abantu baba Rwanda rega ruri gutera imbere babazungu nakambayo nura mushito wacu rero baramuvuze ndavuga ngo bamukata imyaka 2 ariko ndakeka bitarabaye yose kubera kwa mayi baramukatiye wa mukobwa aragiye wapi ako byaravugwaga ko like yari option ko bashobora kubikora ko bashobora kumufunga ariko I think bamujyanye mu rukiko gusa bikarangira ntago ariko bafungira umuntu ko yambaye ariko bitewe n'umuco hano bashobora kugufunga. So katureke ibyo ngibyo rero byo like katuve ku myambare tujye like kuri accessories wenda hari umuntu ushobora kubona umukobwa yambaye that thing grumete yambaye this waist pads
nose ring bazita gute waist beads amashanga ishanga akubona wambaye this nose ring umva ni byinshi bajaji impeta nyinshi what else you know Rwandese people Rwandese how did you Rwandese or Rwandan people we judge until ujudginga na nails z'umuntu ngafite ngo nails ndende zanzara ndende too much makeup yeah eyelashes like what do you say on that as I was saying if you're comfortable I'm okay with you kandi as like number ya Shanete right number ya maherena uko nambaye bino uko nambaye bino ni nkuko nambaye rino herena ryo kuzuru ni nkuko nakwambara grumete ni nkuko nakwambara ibikomo nuko they are not my thing right ntago rino zuru ribite rihindura ngewe mu mutwe nta nubwo riri buhindura ibyo ariko aruza kureba agahita nyina kugukategoriza somewhere nararangiye kandi ibyo ni ibintu byagakwiye kutaba bikiri muri society muri 2023 wagakwiye kumva ko umuntu ikintu yagikoze kuko agikunze ntago yagikoze kuko imyitwarire yo yahindutse ntago yagikoze kuko ari ikirara ntago napfumuye izuru kubera ko ndi indaya ntago napfumuye izuru kubera ko mfite imico mibi napfumuye izuru kubera ko mbikunda I feel like nimba ari nari umurimbo ukambora byangira mwiza kuko nambaye Shanete nkaba numva nshaka gushyiraho uduherena kugira ngo ako se like twambara amaherena n'ibyo byose kujya tubebeza kuko tubikunda first of all kujya tugaragara neza pana kwa beza kugira ngo tugaragare neza exactly nkaba numva ko ninkira tuno duherena ndi bugaragare neza ni nkuko niriherena ririho ni nkuko uzambara nambaye grumete ni nkuko uzabona nambaye ishanga mu nda kubera ko ndi nyinyakunda ntago bingira indaya akakubwira ngo nyine ukahitubona ibyo bintu nyine ubifite ugahitubona aragukrashije handi hano akagukrasa mama wanjye none ariko ibyo bintu by'inda na grumete se ibyo bintu by'indaya ngo wambaye iby'indaya gute mama wanjye ibyo bintu ni by'indaya kandi shamana ngiye nabuze umuntu numwe uzambwira ahantu byavuye ko ibyo bintu ari iby'indaya oya ni kwa kundi nyine abanyarwanda dufite mindset mentality tutazanu ziva nyine nakubwira ngo ni iby'indaya ariko ntakubwire ngo byavuye he n'uyu nguyu yabisobanuye ko ari iby'indaya ngo abahungu baba bafite dreads ngo ni ibirara you know ngiye ibyo bintu birambabaza nko kubona umuhungu man ufite ubwenge wagakora n'akazi kurusha akundi ufite ordinary akora ariko akabona opportunity ngafite dread nyine bravuga dress how you want to be addressed nimba nimba urabona uyu musheri wa Naomi kuna abantu bamusakurije ngo umva ngo kundana ngo n'umuhungu ngo ufite ngo dreads ngo ibiki do you remember ko byateje saga on social media ese kuki babibwira ku bahanzi nuko ari abahanzi nyine ni abahanzi ni kandi babivuga ngo abahanzi nawe ni ibirara nyine aba bantu bose bakora umuziki ni ibirara like ni nkuko like so barahari mu Rwanda nta musena ndabona ufite dreadlocks ako ari umuperezida wo muri Jamaica apana nagari muri Jamaica hari igihugu cya hafi cyo muri Afrika ufite ikindi kintu nta dreads n'ahantu zihuriye n'ibiyobyabwenge ukabona umuntu afite ngumva ngo yararangiye n'ahantu dreads zihuriye n'ibiyobyabwenge nimba nk'uko ukunda mubyeyi inshuti yanjye bari kuretura kuri BigTown nimba ukunda kwambara nk'urukweto runaka nimba ukunda kubona usa neza ku mubiri wawe ufite amavuta ukunda kwisiga ni nkuko nanjye nkunda gushyiraho dread nta hantu bivuze ko ndi ikirara nta hantu bivuze ko ngira imico mibi nta hantu bivuze ko aho ngaho narindi kurengera society ariko aho ngaho umuntu ufite dread
abo umukobwa abo umuhungu abiki nago dread zikugira ikirara ntago zikugira ikirara dread n'ahantu nese like n'ahantu zihuriye n'ibiyobyabwenge. I know n'ahantu zihuriye n'ibiyobyabwenge cyangwa ikintu bita tatouage cya amatatu ugasanga abantu nyine like hari abantu benshi babura ama opportunities y'akazi ngo kubera bafite amatatuwaje. No, that shouldn't be happening right now in 2023. Yeah, cyangwa njye nyine I'm telling you from my own experience ukintroducinga umuntu kundi muntu agahita kubwira ngo uziye n'inshuti yawe ngo ufite ngo amatatuwaje ngo ngana kuriya ngo ufite ngo ibiki. Like, come on now. Ugasanga nyine nk'umuntu ari kubura opportunity. Kubera ko afite tatouage. Njya I have these many friends of mine. Bakunda tatouage ariko bitewe n'akazi bakora. Kuko bahita babura akazi direct, bafite ama hidden tattoos. Akaba yumva yayishyira no mu maso by'umukundiye. Ariko akajya yishyira handi azajya yireba wenyine. Kubera ko ayikunda. Yeah. arashaka tatarayikunda ariko ntiyayishyira ahantu igaragara ngo n'undi muntu ayibone. Ayishyize hazajya ireba wenyine kugira ngo atabona. Nyine abantu tujye twubaha amahitamo y'abantu nkuko nawe usokoza natirere yawe ukumva imeze neza nako umuntu ashobora kugenda agashyiraho agatusha. Warumva twajajinza abarokore ngo umurokore ngo ucyo afite natirere cha. Nyine abantu tujye twubaha choices z'abantu. Simbizi impamvu n'ibintu byo mu kazi ugasanga nyine umuntu abuze nka opportunity nkuko yagiye gusaba akazi. Njye nawe twagiye gusaba akazi urabona na tatouage mfite tatouage mfite nose ring and everything. Ugasanga nyine nkurusha na experience you know n'akazi turi ku applying turi babiri nka kurusha byose ubindi ariko cause like I'm having tattoos bikaba ikibazo tu cause I have tattoos cause I have nose ring bikaba ikibazo ngo nago ingu twamuha akazi kandi nta hantu tatouage ziri ku mubiri wanjye zuriye n'ubwonko bwanjye nzajya nkoresha. Oye nta mu kazi tugiye kwaka nta n'ahantu bihuriye. Nta n'ahantu bihuriye habe na gatoya. So ndashaka ko nyine abantu like namwe nimutubwire muri comments nimba mwumva ari bibi nyine like mwumva nyine ibyo bintu ari bibi ku banyarwanda bagashizeho itegeko umuntu wese ufite tattoo azikureho cyangwa ngo ntakabona akazi. Ngo nakabona nyine like nyine abantu twumva ibintu bigiye ukuntu bitandukanye. Uko niko ngiye Marayika ndi kubyumva Olga nawe niko ari kubyumva nawe uri kutureba hari ukuntu uri kubyumva. Rero watubwira nyine mukatubwira uko mubyumva. Nimba mwumva tatari mbi, nimba mwumva umukobwa wambara ibintu bigufi abari gushaka umugabo abari gushaka kugusha abagabo nuko nta muntu uri perfect ntago nyine abantu tujye twubahana tu. Nimba umukobwa yambaye ibintu bigufi ari kugusha umugabo, nimba umuhungu afite dreads ubwo ni icyara n'umunwa rumogi, nimba umukobwa yambaye grumette ubwo ni indaya. No. Cyangwa ishanga. Ibyo bintu nta hantu bihuriye na gatoya. Cyadeshire nta hantu bihuriye. Mike nkubaza umukobwa ubungubu kwanza tujye tuza hano twambara ibintu ubungubu turakugwisha. Umukobwa agwisha wari watubona nyine gutya ku kazi ukavuga ati ndagowe se baravuga ndagowe. Like ubu wabona umukobwa mu nzira kuko yambaye kabutura ngufi cyangwa ijipo ngufi ukatawumva uraguye. Oya like normally abagabo nyine nkuko natwe turi kwivugira turi abakobwa nawe tubwira ukuntu byumva katumva ati urusha umushaka none ugenda ushaka umuhanda wose. ubu tuvuga uvuye hano sibyo ugiye kugenda ugere hano ruguru kuri amashuri uri bugende uhura n'abakobwa wenda bagiye bambaye ibintu batandukanye ku mubiri batoya banini inzobe igikara bose bambaye ibintu bigufi ubwo bose bagenda bakugusha ku murongo. Wifuza umuntu ntago wifuza kuba imyambarire sibyo exactly niko nabikubwiye ko kundi umugabo yakubona mu modoka
ngagasohoka ngakaguhagarara kubera ko wambaye ibintu bigufiya ashobora no guhagarara wambaye rumbi. Yeah, As I was saying, right? Like, don't just judge book by its cover. Man basiriye man ari kuri codinga. Yeah, I know. So guys, nituka judging a book by its cover. Sibyo? So nyine kuba umuntu yambaye ibintu bigufiya ntabwo bivuze ko ari gushaka kukugwisha, right? Yeah. Like izo comments zose nyine abantu bamakinga ku bantu bambaye uko bashaka. Nkuko nawe uzasakuza naturelle yawe nitukuvuge nkuko uzagenda wambaye ibyo ushaka. Ntugire umuntu muhanda ukubwira ngo ngore ukuntu wambaye nawe rero ntukabona umuntu uri kwigendera ntumuzi ntuzi ibye ntuzavuye ntuzahagiye usangiye kuvuga ngo n'indaya ngo baragiye kwigurisha. Oya abanyarwanda cyangwa ngo ubwo ngari gukurura abagabo ngo ngari gusekinga attention y'abagabo ntago twambara like us we as girls. Yo, my English is not English, like we as girls nago twambara ikintu kuko twumva kitubereye kuko twumva we are feeling comfortable and we are feeling cute. Nago tuba twambariye abagabo kuba nkugwisha ni wowe n'ibyo ufite mu mutwe wawe. It's not my problem. Ibyo ufite mu mutwe wawe ntago njyewe bindeba kuko njye nago nakwambariye, right? Ibindi byo ku matatuwaje, ibindi byo kuma nose rings, abajama bafite dreads, nago mwakajajinze umuntu kubera ko afite dreads. Nago kuba afite dreads bivuze ko bari umunwa umuji. Hari umupapa kubwiye ati ngiye ntuzanzanira agahungu gafite ngo dread hano. I know. Kandi sha abantu bafite dread baba basigaye bari abakapo. Nago muzi umupresident ufite dreads, umupresident ufite dreads. Ntago umukobwa wese wambaye grumete bari indaya. Ntago umukobwa wese wambaye ijipo ngufi yari uko ari gushaka attention y'abagabo. Nyine twa avuga gute dukure nyine mu myumvire this is 2023. This is 2023. We shouldn't be like still thinking about those things, judging people. Exactly. Like, you know, turi mu gihugu cy'iterambere 2023 quand même. Marais. Like quand même turi mu gihugu cy'amajyambere, turi kwirukanga mu iterambere, twagakwira no kwirukanga mu mutwe. Not like this. Not like gusara. Like tugatekereza nyine nk'abantu bateye imbere, right? Yeah. So like don't cover a book by Oh my god. So guys, thank you so much for being with us. Thank you for being with us today. Twari tubakumbuye, turabakunda. Mutwihanganire kuba twari tumaze igihe nyine mutatubona. Yeah, we are back. Ghost Talk are back. Officially mutubona cyane. Cyacu nkuko byagendaga buri cyumweru muzayimona. Yeah, nkuko byari bisanzwe bimeze nyine ibigana byacu bizajya bisohoka cyane buri cyumweru. So thank you wowe warebye iyi video kuva yatangira kugeza ahangaha tugeze. Turagushimiye cyane. Ukande like nimba wumva hari opinion ufite ujye muri comment utubwire ibintu twavuze naho kubitekereza. Ikindi kandi twambitswe na Uptrend Boutique. You guys should go and check. Bafite imyenda myiza cyane. Kuri Instagram hari imyenda. Kuri TikTok bafite Instagram hose ni Uptrend Boutique. Ikiganiro cyari Ghost Talk hamwe banamo nanjye Orgagira Amata hamwe na Malaika. Thank you guys for being with us. Yes. Abakobwa banyiro ikiganiro nakagaruka. Make sure you subscribe on BigTown TV. Exactly. Bye. Ciao. Turabakunda cyane.